Yes, twongeye kubasuza, twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, waba rero udukurikiye uri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese aho muherereye, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, anako kandi tubaha ikaze n'ubuntu nk'ibisanzwe muri amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 atwo turi mu mwaka wa 2025. Kuri uyu mugoroba rero amakuru tubazaniye na amakuru adasanzwe, ariko nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugera n'ubundi agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu rero nkubwira nti wowe aho utwumva uherereye twemerere mu by'ukuri udutize umwanya utarenze iminota 50, hanyuma tugende tukugezo amakuru agezweho n'amakuru tugiye kugaruka n'ubundi nk'ibisanzwe muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, muri ya ntambara rero ikomeje cyane rwose guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacyo. Ntabwo ari ibi gusa turi buze kugenda tugarukaho, turaza kureba ibiri kuvugwa ku mpande zombi. Aha ndavuga uruhande rwa Kinshasa ndetse n'uruhande rwa AFC M23. Ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi, ibintu bikaba bikomeje kugenda bizamba, ari byo rero tugiye kugenda tureba uko ibintu bihagaze. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo ku munsi wabanjirije umunsi w'ejo nibwo mu gihugu cy'Ububiligi hari habaye inama karahabutaka. Uyu mugabo twegeye twumva byinshi, murabyibuka rwose aterura ijambo agasaba nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ko mu by'ukuri bareba bose mbe bakwicara hamwe cyangwa se barebera hamwe bakareba uko umutekano ugomba kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akanamusaba ko yakura ingabo z'u Rwanda hariya kuri butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikareka gufasha M23. Uyu mugabo rero abantu mwabonye ahagurutse atera cyangwa se agaragaza atangira neza, agaragaza ko rwose hari icyo ashaka gusaba His Excellency Paul Kagame, ariko ageze nyuma birangira nyine none bitewe no kuvuga byinshi cyane ndetse n'amarangamutima n'iki byose biza kurangira yongeye kuvuga nabi. Ariko uyu mugabo munyemere mbabwire ko hari ibyo ari yateguye, rero ibikorwa ndetse yateguye yagiriwe na bagenzi be tundibuze kugenda ngarukaho. Ubu rero ibikorwa bikaba biri kugenda bikorwa, ndetse ubu tuvugana uyu mugabo ibikorwa bye akaba abigeze kure. Ariko nubwo mwabonye ari gupfukama rwose, ariko ati rwose ndasaba imbabazi n'iki rwose, ati tubigenze dutya ndakwinginze, ariko hari umugambi mubi yarimo arategura ku Rwanda ndetse n'ababarwanyi ba FDLR bari hano n'ubundi muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uko rero babiteguye, uko bari kubitegura, ndaje byose mbikubwire gatanu kuri kagenzi kako. Ahitwa muri Warikarani muri Kivu y'Amajyaruguru, aha naho haramuke ibitero bikomeye cyane, ni ibitero byaranzwemo n'indege zitagira abapilote ndetse na za Sukoyi. Iyi mirwano uko yaje kurangira nk'uko tubonye mu kanya gato FARDC kugenda babyivugamba, barimo baravuga ko baba basubije inyuma nibura ibirometero 100 M23. Ibi mirwano yabereye byagenze bite byose ntimuze gucikwa muri aya makuru yacu. Tugiye kuza tugenda rwose tuyibavira imuzi nimuzingo. Christian Kiwewe cyangwa se Christian Gerard Christian yagerageje kwiyahura aho afunyura muri Demiapi. Rero ni hariya Kinshasa, nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ni byinshi cyane. Turaza kugaruka hano Igoma aho Colonel Nanga avuka. Mu bice byo Colonel Nanga avukamo, amakuru atari meza nuko indege ziri kwasuka abasirikare benshi cyane. Ubwo ndavuga abasirikare ba FARDC b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese kubera icyo bari kwasuka abasirikare byagenze bite? Byose ni muri iki kiganiro, ntimucikwe ntimujye kure, kuko amakuru rwose twabashe kuba tuyabategurira kandi mukaba mugiye kuyagezwaho mu buryo burambuye. Nanjye cyangwa se nyita fighter, ariko mugenzi wanjye Vincent nawe akaza kuba mu kanya rwose ari ku murongo wa telefone, aho turi buze kuba tugenda dufatikanya kubagezaho aya makuru mu buryo burambuye. Hanyuma rero ubwo nizere ko mwese mwamaze kuba mukanda kuri subscribe, abatarayikora kandi namwe rwose munyarutse muyikore, mu gihe tugiye gusoma ku mazi, tugiye gufata
kanya k'amasegonda make tugasoma ku mazi, hanyuma rero duhita tugaruka mu buryo burambuye mu makuru yacu, ariko nawe dusanga bamaze gukora subscribe, ariko namwe mwabikoze mwe mugenda gutya rwose munasharinga, munakanda like, munasharinga, ubundi twinjire mu makuru y'umugoroba. Navuga ko ari amakuru adasanzwe, mu makuru akomeye cyane. Reka nsome ku mazi gato cyane mpitenza n'amakuru mu buryo burambuye. Mu kanya gato na Vincent arimo aragenda aba standby class 1 nawe kugira ngo tuze kwa turi kumwe mu kiganiro, byose rero twamaze kwa tugenda tubyorganiza aho tugiye kubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Mu kanya gato rero ndaje duhite tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, reka amakuru yacu sasa tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ese tuyaherehera duhere ahabereye imirwano, duhere kuri inkuru ya Kisekedi. Reka tuyahere hano kuri inkuru ya Kisekedi uherutse rwose kugaragara yinginga mugenzi we His Excellency Paul Kagame kugira ngo barebere hamwe uburyo kibakemura iki kibazo kiri muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Navuga ko cyamubanye ingutu nawe arabyiyemerera kuko yateguye byinshi bigiye bitandukanye, aho ndetse we yateguye ingabo, ategura amafaranga, ategura ibikoresho, agira ate, ariko M23 ikaba yaramubanye bamba. Bityo rero ariko agakomeza kugenda avuga ati u Rwanda nirwo rubagira gutera ubafasha muri bitero, ariko wareba n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko rwose kibafasha, wareba n'ubushobozi bwo afite kubigendanye n'iki byose, wareba n'igihugu cy'u Rwanda ugasanga n'ubundi ntago byakamubere n'imbogamizi, nubwo wenda batari byari ibintu arimo arivugira, ariko abasesenguzi ndetse n'abanyagihugu bakavuga bati karagahugu kangana kura ni gute gakanga Gisekedi rwose cyangwa se kagutitiza, ugasanga nyine ni ibintu n'ubundi bitumvikana. Ariyo mpamvu abantu benshi banavuga bati Gisekedi arimo aritatsa cyangwa se arimo aragenda abesha, nkuko n'ubundi abanabesha abantu nyine benshi bakagenda bamuvumbura gake gake. Uyu mugabo rero mwumvishe ko yahuye nyine na mugenzi nibyo nakomozagaho hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Atangira disikoro, ngira ngo ababikurikiranye neza, yatangiye avuga ati nari naje no gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, atariko reka ibyo by'ibihano mbe mbyihoreye, ahubwo nje na mugenzi wanjye turebere hamwe rwose uburyo cyo dushaka gufatikanya gushaka umutekano muri iki gihugu cyangwa se no muri uburasirazuba. Atariko nanone ageze nyuma nyine avuze byinshi, ageze nyuma aravuga ati ariko tukanamusaba gukura ingabo z'u Rwanda cyangwa se ingabo ze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho zinganira no mu by'ukuri n'umutaramo cyangwa se na mugenzi wanjye uri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umwe bakurikirana cyane ibya hafi ibiri kubera hariya kuri izi ngabo ziri kurwana no ku butegetsi bwa Gisekedi ndetse no muri guverinoma ya Gisekedi. Amakuru naje kumenya, nubwo muri kumva ngo barimo kugenda bagerageza ibishoboka byose kugira ngo barebe ko FDLR donc ngo bayimanikisha intwaro, ibi byose ni imitwe n'ubundi ni imigambi bahemaze iminsi barimo gucura. Ni umugambi karahabutaka ugamije cyangwa se urimo uragenda uteganya uburyo ki M23 bayituruka inyuma bakayataka bayiturutse inyuma. Uyu mugabo hari igitekerezo bigeze kumuha kiriya gihe ari kwiyamamaza, ariko agitera ishoti. Iki gitekerezo yari yajyawe n'izi ngabo za SADC zari ziri mu tubo bita ngo ni SAMIDRC, aho zari zamubwiye ko kugira ngo ashobore M23 byamusaba ko asaba u Rwanda rukamutiza umwegege cyangwa se umukikiro, agaturuka inyuma nyine agasa n'uturuka M23 inyuma akayisubiza akayituruka imbere n'inyuma agasa n'ushyizemo hagati. Ibyo barabimubwiye, ariko nyine bitewe nuko yari amaze iminsi ari kwishongora cyangwa se ari kuvuga nabi u Rwanda birananirana. Ubu rero nanone kuri iyi nshuro inama bakomeje kugena mugira ishobora gutuma atsinda M23 n'ubundi nuko agomba kuba yaca n'ubundi kwituruka inyuma, akaba yaturuka ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni hano kuri iki kiba cya Nyiragongo, ariko ku rundi ruhande akaba yanaca no kuri kote n'ubundi ya Zaruco hariya
ku mupaka ugihuza cyangwa usuhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda. Bakavuga bati rero kugira bigende neza nuko mu by'ukuri agomba gushakisha uburyo ki yakoresha ibishoboka byose akumvikana n'ibi bihugu kugira ngo arebe ko ariho baturuka mu kugaba ibitero base n'abashyira M23 hagati. Uyu mugabo rero nubwo yagiye hariya cyangwa se yagize akagira akabivuga byinshi bigatuma birangira avuze nabi cyangwa se adahuje na mugenzi we His Excellency Paul Kagame, ariko mu makuru naje kumenya nuko ari harimo no kuba yakwicara donc we yumvaga agomba kwicara na His Excellency Paul Kagame nibura ngo bakamarana nk'amasaha atari make wenda nk'amasaha ne bari gupanga bari kuganira kugira ngo amwisegureho amusabe imbabazi n'ibyo byose yamuvuzeho n'iki byose. Nibyo bintu bari bamusabye cyangwa se bamubwenganye ngo nahura nawe akore nyine ngo amusabe ko bagirana ubushuti, none hazamusabe ko bakwataka M23 bayinyuze hano nyine ku mbibi. Uyu mugabo rero niba byaragenze bite, mwabonye ko yatangiye arimo aravuga neza, bigeze nyuma arongera aracikwa avuga nabi nyine avuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva hariya cyangwa se ngo bagomba kuzikura muri Kongo. Birangira nyine gahunda yari afite yose ipfuye. Kugeza na n'ubu bari bateguye bati wari ubonye amahirwe yo kubona wari uwo guhura nawe wakabaye waraganiye nawe ukareka ibintu by'iki byose, ati ubu ikibazo cyakabaye gitangiye mu by'ukuri kugenda gisa n'igikemuka gake gake tubona ukuntu turwanya M23 atari ko warabyishe. Ubu rero uyu mugabo ari ku gitutu, ariko none amakuru mfite nuko nubundi uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ngo baba bamaze ibiganiro bigeze kure, nawe akaba arimo aramusaba kugira ngo akore ibishoboka byose kugira ngo arebe ko M23 nabwo bayirwanye baturutse hara ku mupaka n'ubundi wa Uganda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshobora kuvuga ibi abantu bakurikira akavuga ati reka ntabwo ari byo, ariko amakuru namaze kumenya n'ibimenyetso kuva batangira kuganira hari ibyo bari kumvikana bitari gukunda. Murabizi ko Uganda hari amafaranga igitanga hara muri za Ituri, hari ibyo bajya bayishinja ngo yakoze ku buryo itanga amafaranga n'imihanda byose yaravugururaga iriya yakoraga byinshi binavango ni nko kwigura cyangwa se nk'insimbura gifungo, reka ariko tubigereranya. Hari amafaranga menshi yatanzwe Giseke dagira ngo birekera aho ngaho ariko babafashe. Urumva ni byinshi arimo kugenda bemerera, ariko na n'ubu ngubu ntabwo birakunda. Ibi byanabaye imbogamizi bituma M23 itadivansinga ngo ive hano muri Rubero izamuke igere muri za Beni, bite nuko ingabo za Uganda zarababwiye ziti kuko urabizi ntago bashobora kuba bavuga bati reka turwanye Uganda, kuko Uganda buranavuga ko nubwo wenda Kisekedi batajya bavuga ngo iki, ariko twavuga ko Uganda yafashije burya M23 ku buryo bukomeye cyane, kuko bura barwanye baturutse muri Uganda, inkambi bari baturutsemo ni zari zirara muri Uganda, nubwo wenda hano mu Rwanda hari inkambi bagiye baturukamo bamwe na bamwe recruitment zigakorwa, ariko twavuga ko hari ibyo babafashije cyangwa se aricyo Uganda bafashije. So rero ntabwo nka M23 izi uko biramutse binarabuye ariyo basubira, ntabwo donc ntabwo ishobora kuba yatekereza kuvuga ko yahangana yarwana n'ingabo za Uganda. Rero kuba ibyo ngibyo byarabaye nibyo Giseke arimo kugenda asaba uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni, byatumye M23 igera hariya ifungira hara muri Rubero Centre, kuzamuka ruguru wa muvuduko ririho irahagarika kugira ngo irebe niba Uganda cyangwa se ingabo za Uganda zitabitambika, kuko zamaze kubitambika zabati ntabwo mwemere kurenga ngo muze mu bindi bice. Ibintu birabadirika hariya, birabadirika muri Rubero. Ibise mwari mubizi, ibintu byarabadiritse, bari mu biganiro anytime igihe cyose byakebukira. Ingabo za Uganda bidashobotse zikivira hara zikigendera, nibwo muzatangira kumva ayo M23 yongeye kwa advancinga. Ariko bite n'ibyo biganiro nibyo Kiseke darimo aragenda agana Yoweri Kaguta Museveni agira ibyamuha kugira ngo barebe ko mu by'ukuri yabati bakwataka baturutse ku mupaka wa Uganda. Ibyo byose ni ibikorwa cyangwa se nibiri gutuma urugamba hariya ibintu bihindagurika cyangwa se M23 itadivancinga. Bityo rero ngo yakagombye kuba yaricaye buriya ngo aramutse afite His Excellency Paul Kagame bahuje
ngo azi neza ko na Yoweri Kaguta Museveni byakoroha cyane. Rero baravuze tugomba kugenda ukabikora gutyo, mwahura mukicara mukaganira, n'ejo bundi ukamusaba ko mwongera mukaganira, donc diplomasi ikaba diplomasi. Ati runo ibindi bikazaza nyuma. Umugabo urageze hara niba byaragenze bite? Niyo mpamvu ariko ati nawe wasanga bifitemo hari Gisekedi kuba atuma ibintu byaha bitarangira. Ageze hariya ibintu arabizambaguza, atangira kuvuga nabi His Excellency Paul Kagame kuri abasirikare mu by'ukuri. Ariko none uyu munsi hari amakuru yatangiye kugaragara, ejo hari itangazo bongeye kugaragaza ko hari icyo bari gutegura, ariko nubwo bidashoboka ngo bagiye kurekura ngo FDL ngo agiye kubayibwenga imanika amaboko bayohereze mu Rwanda. Ariko nukujijisha nukubesha byose ntibyashoboka, ariko ni muri bwa buryo bwo kugira ngo berekane ko mu by'ukuri donc bitaye ku masezerano bagiranye n'iki n'igihugu cy'u Rwanda. Urumva rero nuko operation imeze, barimo barakoresha ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bakwihuza n'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Uganda, none babatize barwane banyuze kuri zimbi bizombi. M23 imeze nkaho iri inyuma, kuko baravuga ati tuzaba tuzahita twica intege. Baratekereza ko ngo ibikoresho n'ubufasha bwose buturuka nyine ku izimbibi, rero ngo kugira ngo ziboneke cyangwa se ibyo bikoresho biboneke n'iki byose bizabagora. Nibyo rero niko iyo operation imeze. Hanyuma rero tuve ahangaha kuri Gisekedi, twigarukire ku mirwano ikomeye cyane yabere hano muri Warikari. Bicurane munyihanganire, ikirere kimeze neza rwose, bicurane ndumva byatangiye kunyataka. Amakuru aravuga ko kuva mu gitondo habyutse imirwano ikomeye cyane hano muri za Warikare. Iyi mirwano ikaba yabere n'ubundi hano muri Kibati, mu gice cya Kibati cyangwa se hano muri za Kibati. Niho rero imirwano iri, aho abarwanyi ba FARDC ejo ku munsi w'ejo M23 yari yabacundaguye. Iyi koalition yari yazi yikubise, irimo abasirikare ba FARDC, harimo ingabo za FDLR, harimo yewe n'abacancuro, yari yabakubise ibakura muri Kibati yose ibakuramo. Ariko muri iki gitondo kuva mu rugamba rwo kuva intambara muri iki gitondo, bavuga ko ngo yari intambara yarigizwe n'indege zitagira abapilote nizo zagabwe cyangwa se zakoreshejwe rero n'aba bacancuro bo muri Colombia ndetse n'aba Blackwater. Hanyuma y'ibitero bagabye kuri 23 bikaba byari ibitero byo mu kirere aho Sukhoi ndetse n'izi ndege za drone arizo zagabye ibitero, bituma no muri amasaha muri iki gicamusi bigamba ko baba bongeye gufata nibura ngo ibirometero 100 uturutse muri iyo ngiyo za Warikare Centre nyine muri Kibati. Ubwo urumva vetore yabasunitse, kuko ngira umva ko rwose niramuko ngiye kwa advancing irahita igera muri Warikare Centre. Ariko baravuga ko ngo bakoresheje ibishoboka byose, bayirwanya nyine barayataka M23 ku buryo ngo bayatse ibirometero 100 uturutse Warikare Centre uri kwinjira muri Kibati. Bivuze ngo iyi gace gato ka Kibati, izi ngabo niba ibyo bavuze atari bya bindi byo kwikina, birashoboka kuba bagize bate, birashoboka kuba bararanya gace gatoya cyangwa se igice kitari gitoya hano muri Kibati. Ariko ntibivuze ko M23 bayikuye muri Kibati, kuko Kibati ni nini cyane, birashoboka kuba bafite nk'inkengero zayo za Kibati, ariko igice kinini kikaba kirimo gukontororwa n'uyu mutwe wa M23. Ngibyo rero ngayo nguko rwose ibintu nuko bimeze. Hanyuma mbere uko tubanza guca n'ubundi cyangwa se kwa gutumikira abadutumye, reka tubanze tubabwire ko n'ubundi hano muri Sud Kivu naho amakuru ariyo nuko ku isaha 4:30 haje kurasa indege n'ubundi zitagira abapilote zari zoherejwe n'ubundi n'aba bacancuro bari gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Bakarongo bagabye ibitero n'ubundi hano muri za Nyangezi bifashishije indege zitagira abapilote, zikaba zongeye kurasa. Ntabwo ariko gusa ku maginga turamenya ngo ese ibyo zangirije ni bande, zahitanye bande, ariko byose tukaba turi buze kugenda tubakurikiranira amakuru mu buryo burambuye. Mwebwe murasabwa kubana natwe, ubundi ibindi byose mukabiduharira tukagenda tubibakurikiranira. Hanyuma rero mbere yuko twakira mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone dukomezanya n'andi makuru n'ubundi yiri kwera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ay'urugamba aho muri aya masaha imirwano igeze aho bari kurwana n'iki byose. Reka tubanze tumikire abadutumye, hanyuma none duhite tugaruka duhita tureba n'andi makuru mu buryo burambuye, tureba muri aka karere uko ibintu byifashe.
Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official, twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana, twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi kwirinda by'umwihariko nk'intego ya. No kuvuga ngo rero iyo promotion yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko Igoma turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho nakamenyesho guteranya 250 782 99 0576. Naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi, umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo, ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera. Naho i Kigali ni Kimironko, inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho ukimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 0576. Yes, tukaba rero turagarutse n'ubundi n'amakuru tugomba gukomeza kugena n'ubundi tubagezaho, aho rero ku murongo wa telefone tugomba guhita already dushakisha mugenzi wacu Vincent kugira ngo sasa duhite tumanukana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse nanavuga ko zikomeye cyane. Ku murongo wa telefone turimo turamushakisha kugira ngo twinjire mu ngingo cyangwa se mu yandi makuru, aho tugiye guhita duhera birumvikana n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaza kureba rero tugahita twinjira ahantu bita Kinshasa n'ubundi, aho uwitwa General Christian ingo habuze gato rwose ngo ari yiyahuye. Ibi rero ngo akaba yarabitewe n'iki byose tugiye kugenda tubirebera hamwe, akaba rero afunzwe n'ubundi na Demiapi aho rero imufunze. Tukaba tugiye kugenda tureba ibyo uyu mugabo navuga ngo mu by'ukuri ni Christian kiwe. Reka rero tugerageze Mutarama se ko mbona ku murongo wa telefone ntarimo ndagenda mufata, bimeze bite? Uyu Mutarama rwose ko ndimo ntarimo ndagenda mufata, sinzi ngo bimeze bite. Ndabona ku murongo wa telefone already Vincent yamaze kuba katurebe ndabona rwose Vincent wiriwe neza? Urakomeye ndaho ndakina ngira ngwemo. Yes, nkwifurije rero umugoroba mwiza Vincent. Urakoze cyane kandi nawe umugoroba mwiza. Yes, urakoze cyane nawe Vincent. Ndagira rero ngo usanze n'ubundi amakuru tayari na namaze kugenda nanzika, ariko noneho nkabangira ngo n'ubundi ubwo already wamaze kuhagera duhite dutangira amakuru yacu mu yandi makuru, cyangwa se duhite tureba n'ibikomeje kugendera ku mpande zombi, ndavuga ku ruhande rwa Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa M23 AFC. Vice Christian, General Christian mu by'ukuri nkuko amakuru abivuga yashatse kwiyahura mu by'ukuri hari muri gereza afungiwemo hari ya za Demiapi. Nkabangira ngo iyi nkuru duhite tuyigeza ku badukurikiye. Nibyo nkuko bivuga, ariko nagira mbanze musabe ngeze ku baduteze yombi breaking news ngezeho. Yego, kubivuga muri Mozambique bivuga yuko urubyiruko rw'Igaragambya rwakunze kwigaragambya ku buryo bukomeye. Urubyiruko ruzwi ku icyo bita Gens muri Madagascar rwakoze imyigaragambyo ikomeye kugeraho n'igisirikare kibafashije none ubu perezida wa Madagascar uzwi ku izina rya André Rajoelina amaze kwirukanwa ku butegetsi. Ubu ngubu biravuga ko amaze no guhunga kapitale atananariba amaze kuhava. Bibaye nyuma y'uko ejo bundi yari yakuyeho minisitiri w'intebe agasesa ku bintu bavuga yuko batabashije kugera ku buryo guhosha imyigaragambyo. Yego, ashyiraho na minisitiri w'umujenerali avuga ngo agende amagana urubyiruko kandi ahuje imyigaragambyo. Nakomeza kuko amazaga noneho wambaza ni uyu mujenerali wo muri FARDC warushatse kwiyahura. Uyu mujenerali wo muri FARDC warushatse kwiyahura rero nibyo yarafungiye muri Demiapi. Ariko si umwe aho ari umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC Christian kiwewe? Ntabwo ari Christian kiwewe, kuko n'undi bita Christian Ndaywebi akaba uko yari ashinzwe ubutasi muri FARDC yigeze kingwa
ubutasi muri FARDC nyine amakuru ava ikuvuga avuga yuko yagerageje kwiyahura mu kazi yari afungiyemo kugiteza ata gisirikare bita Beriapo yego nk'uko tubikesha abanyamakuru turerewe gutangaza zishyushye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nyine hawe amakuru y'uko uyu General Christophe Ndayizeye yashatse kwiyahura kubera ibibazo byinshi yari afite byerekeranye n'uko afunzwe bihamwe akavuga ariko yicuza kuba yarigeze cyangwa yarigeze ibidashoboka nyuma yo kubera inkoramutima umuryango wa Perezida Tshisekedi mu mwaka wa 2024 ati yari yahinduriwe imirimo amuvana ku kuba umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ati muri Kanama y'uyu mwaka uyu mugabo n'abandi basirikare bakuru bari mu bintu Christophe wari umaze kuvuga Christophe wewe twabeta ngo nawe wari umugabo mukuru w'ingabo za gisirikare mukaca kumwe n'abataye muri bombi bakekwaho umugambi wo gutaka guhera ku butegetsi bwa Tshisekedi binajyana n'ubundi wari ushinzwe ubutasi muri FARDC yego kubera rero agahinda kenshi uko yabanye n'umuryango wa perezida arinda abana be arinda umugore we kugira bamwari z'urusima nuko yazikurwe bamutaye muri bombi nyine uragerageje kwiyahura rero ku bw'amahirwe ntibyagerwaho ariko ubu ngubu biragaragara yuko icyakwita ashobora kwiyahura cyangwa bakamwica bakavuga ko yagerageje kwiyahura noneho akabigeraho ko numva bitari byoroshye aho umuntu rwose agerageza kwiyahura nuko ababona nyine nta kindi asigaje cyangwa se abona gishobora kuzasha cyakemura ikibazo cye cyangwa se donc cyamukura aho ari hari n'ibintu byinshi umuntu ugerageza kwiyahura burya icya mbere ufite uburwayi natwita bwo mu mutwe urumva abafite ikibazo cya stress iyo stress rero ikamutera depression noneho kugeraho agera ku rwego rwo gutekereza kwibuza ubuzima noneho cyane cyane nk'uwo muntu uba ushinzwe mu nzego z'ubutasi kandi urabizi ko ikigo cya Beriapo cyavuze cyane ko abagitungiyemo bakorerwa iyicarubozo ku buryo bukomeye kandi nk'iyo bivuga yuko yari afungiye mu cyo yita se house cyangwa Beriapo ikoresha ikorotira abantu batavuga rumwe na Tshisekedi birashoboka rero kubera ubwo buzima bubi gutekereza ibyo byose byaguteye depression noneho akaba yagira bikaba bitagezweho ubundi ntabwo habaye amahirwe ko adataba no kuzabuzwa ubuzima bakavuga yuko igihe yagerageje kwiyahura noneho akabigeraho n'ubu ushobora gusanga ku buryo ari kope yaba yateguwe n'ubutegetsi noneho bakahamagara kuri bibiri bakamubwira bati yaraje ariko bagamije kugira ngo bazamwice ibintu biteye yes urumva ko ibintu ntago byoroshye rwose ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri ibyo bice nk'uko tukomeje kugenda tubibona reka rero twikomereze n'amakuru yacu turebe rwose uko ibintu byifashe hanyuma rero Vincent Ikishasa n'ubundi hari amakuru akomeje kugenda avugwayo rero bavuga rwose ko abatuye cyangwa se abakuwe mu byabo hano birumvikana bakuwe mu byabo hano n'intambara muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu mu by'ukuri bakomeje kuba mu kaga gakomeye cyane bimeze bite ibyabo bakuwe mu byabo bivuga ko bari mu kaga ese babikuramo bajya he bitewe n'iyi ntambara urumva n'abatwaye batandukanye mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu mu gihe rero AFP makumyabiri na gatatu ifata bino bice ikabigenzura ibyatse ubutegetsi bwa Kinshasa ingabo za FARDC ndetse na polisi y'iki gihugu yego aho abaturage rero bari muri iyi mijyi n'abaturage bahise bahungira i Kinshasa bahungira i Kinshasa ariko bahuye n'ubuzima bubi kubera uburyo bari biteze bwo kubaho kubera ko Tshisekedi amasezeranya ko guhungira hariya azabitaho none babuze uko baba muri komune bita Mbandahungwa ubu ngubu bari mu mudugudu bita Anshaki kubera yuko nta buryo bafite bwo gukodesha amazu babe babamo nta buryo bafite bwo kuba bazagira ahandi baba yego amakuru avuga yuko rero bamwe mu baturage batandukanye harimo n'abahagarariye imiryango
itegamiye kuri leta sosiyete sivile bagiye batangaza ibintu bitandukanye harimo uwitwa perezida w'umuryango w'umuryango sosiyete sivile iricisha zayi witwa Jordani Murikuzabyamu wari umuyobozi wa sosiyete sivile iri mu mujyi yakabaza avuga yuko abaturage babaye mu buzima bubi nta biryo bafite nta buvuzi iby'ibanze byose nta na kimwe bafite cyane cyane kandi ko ngo ari abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'abandi barimo abakecuru bakuze cyane ndetse n'abagore bakuze cyane ndetse n'abagabo bakuze cyane hakaba harimo n'ikindi cyiciro cy'abana nanone bafite imyaka mike cyane nabo bakaba bakomeje guhura n'akaga kuri ibyo byose by'ibanze batabona yego akavuga yuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo buri kubafata yaba mu buryo bwo kubona imiti kubona amazi kubona ibyo bakenera buri munsi bakaba bakomeje nyine kubaho mu kaga gakomeye kandi ubona ko bidakwiye ikiremwamuntu aha ibyo rero byose ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara kuri abo bakuwe mu byabo bise hari amakuru avuga ko k'uyu mugabo cyangwa se kwa Corneille Nangaa aho avuka ngo indege zirimo kwasuka abasirikare benshi cyane ese izi ndege abasirikare ziri kubasuka ngo bigende bite ibyaha hantu bimeze bite tabizi yuko mu minsi yashize iyi nkuru twagejeje ku bakunzi bacu ivuga uburyo cyari rukubuteri iri kuzenguruka urugo rw'iwabo wa Nangaa nyine aho yavukaga abavandimwe biwe imiryango baturanye ndetse n'abandi ba hafi y'abantu bari muri AFP 23 bivuze ko twabitangaje ko bimaze igihe kandi binakorwa no ku muryango wa Moise Katumbi yego hari n'amajipe rero ejo yiriwe hazenguruka aho bavuga yuko akajipe atatu yuzuye abasirikare hazenguruka ku buryo bukomeye ndetse n'uyu munsi hakaba hazanywe abasirikare biri mu mutwe urinda perezida yego bakajyana mu makamba gace ka Gombe muri shederi bita wa Dimbisa muri teritwari ya Wamba mu mudugudu nyine bikomeye avukamo iyo AFP 23 yego bitavuga yuko rero nta kindi kigamijwe ari kugenda kugira ngo batekaze umubyeyi wiwe uri nabira bifite imyaka igera muri 85 ngo barashaka umugira ute kumuteshekaza ni nko kumutesha umutwe ndetse no gutesha umutwe abantu batari isano na Corneille Nangaa ariko akaba hari andi makuru avuga yuko ngo Nangaa yaba hari ubutumwa yatanze aho iwabo ngo bagerageze kuzakora ikirobere noneho barwanye ubutegetsi bwaho bari n'ubwo nta rwego ruvugira AFP 23 cyangwa Nangaa ruragira icyo bivugaho bakavuga yuko ibyo byose rero leta iri kubikora mu buryo bwo kugira ngo barebe ko Nangaa hari icyo yakora cyo kwisubiraho gukomeza kubarwanya nk'uko imitekerereze ya bamwe babivuga ariko ukabona ni uburyo bwo kugira ngo babatere ubwoba ndetse banabahohotere n'abarutse gahunda yo kuba yaba mpamvu AFP 23 abe yabyibagirwa ntabwo byoroshye ndabona andi makuru avuga ko u Rwanda rwihanangirije RDC nibyo u Rwanda rwihanangirije RDC byakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Nginduwungirehe aho yihanangirije nyine ubutegetsi bwa Kinshasa abubwira ati mwebwe nta kindi mushinzwe keretse kuvuga ati ni politiki yanyu yo kuvuga no gushaka gushinja abandi amakosa turebe ibi ngibi rwose twarabamenyereye ni ubutumwa yanditse kuri isi asubiza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tereza Kayikwamba Wagner aho yari yakomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi ko butagize igitego gikomeye ku Rwanda ku bigo byo gushyigikira umutwe wa M23 akavuga ati Kigali iyo birabona yuko ikomeza gutera ibintu byo gushyigikira M23 ariko rero tubigira icyo bikoraho ati kandi urabona ko ibintu twabibara ko n'ubwo mutabikurikiye Nduwungi rero atari pana aravuga ati mwebwe ibyo mushoboye nta kindi no kwirirwa muvuga amagambo gusa ati iyo ni imikino ya politiki no gushaka gushinga abandi amakosa
yatuweka ikwamba mu biganiro bigira amanywa n'ijoro ati nta kindi ubugamije sereka guteza u Rwanda bikavuga ko hari ikiganiro Kayikwamba Wagner yahaye EU Observer cyasubiwemo na televiziyo bita Tati Monde aho yavuze ko Union Européenne nyine ngo igendera ku bipimo bibiri guhana bibiri byerekeranye no guhana ibihugu bikibaza impamvu rero itihutira gufatira u Rwanda ibihano nk'uko yabigenze mu bindi bibazo mpuzamahanga. Ibyo rero kubivuga ubundi rero ntabwo amwihanganira amubwira ati ubundi ibyo wavuga byose ngo bafatire u Rwanda ibihano cyangwa bagire ikindi ntacyo bishobora gukemura ku bibazo mufite. Ati kuvuga yuko ingabo z'u Rwanda zifasha M23 ibyo mwabivuze kubatera kandi n'ibintu umuntu atangira mu cyangwa ngo mubigaragaze yuko ubundi ragaziga mu bihe bitandukanye. Aravuga ati mu gihe amagambo yose perezida wanyu agenda avuga yaba ari ibyavugiye mu nama ya Global Gateway Forum muri Brussels ati ibyo byose byerekana ko nta kintu mushoboye keretse gushyira amakosa ku bandi. Ubundi rero ukabona ko yamukemura akamubwira ati mwebwe imvugo zanyu ati imvugo yawe minisitiri ni imvugo igaragaza yuko mwebwe muvuguruza amagambo ya Tshisekedi cyangwa namwe mukivuguruza ubwanyu. Ati iki ni ikimenyetso cy'uko ukuboko kw'amahoro kwavuzwe nta kindi kwarimo keretse imikino ya politike yo gushimisha itangazamakuru. Ati ibintu byanyu nta kintu kirimo gusa ni ukwivugira. Aha, urumva ko rero ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza cyangwa se rwose Kinshasa igaragaza mu by'ukuri gushotora igihugu cy'u Rwanda. Vice Shabunda ubu tuvugana bimeze bite muri Shabunda ndetse na hano muri za Kabare kari byo bice bya biri kuvugamo imirwano cyane cyane hano muri Sud Kivu. Shabunda imirwano cyari mu buryo bukomeye nubwo uyu munsi wabona bigendera mu duce dutandukanye bw'uwazarinda amaze guhungayo yerekeza mu bice bya Kuriya Shabunda kubera ko FARDC bamiriye nabi nyuma yuko bishwe umukapiteni wo muri FARDC. Amakuru ahari ariko nuko yaba ari mu 23 yaba ari FARDC baryamiye amajanja kuri kumvikana naho ni udusaku tw'imbunda ntoya. Ariko akaba ari andi makuru nabonye avuga yuko hari indege ya FARDC ya drone yigeze izenguruka za Kamituga. Tubura ariko ntiyarasa ariko yo 23 none ikaba yavuga ko hari amakuru nabonye yuko ngo yazanye ikoranabuhanga rikakaye noneho byo kubuza drone kongera kugera mu bice bya Nzibira. Ibyo byose urumva ko bigaragaza yuko M23 birategura urugamba rukomeye yaba FARDC yategura urugamba rukomeye ejo cyangwa ubundi wabona bibyaye ibibazo kandi ukabona intambara yongera ubuye nk'uko twayibona tumaze tuyibona mu minsi ishize bitaze. Ariko hari amakuru nabonye yuko Byamungu amaze kurenga za Nzibira amaze kugera hasi muri Shabunda aho ari gutegura ibitero byo gufata santere ya Shabunda ndetse akazakugeza na za Mwenga na za Warungu. Ibyo byose ni ibikwereka yuko hakiri ibibazo rero byo kuba haboneka intambara kuri izi mpande zombi. Tayari Byamungu yamaze gutegura gahunda uko bigiye kugenda. Yamaze kugera nyuma yuko Makenga turiye guverineri wa Sud Kivu ku Banyabubira akabwira yuko nta kindi yumvishe agahinda kabo yumvishe akababaro batewe n'ibiri gukorwa n'abazarendo n'ingabo z'abarundi muri za Mikingo na za Mirenge. Akababwira yuko mu minsi ya vuba bagiye ko bafata Uvira. Ibyo byatumye noneho nawe yabanzaga gutegura ibitendo byo gukura amasantere ya Shabunda, santere ya Mwenga ndetse na santere ya Warungu cyane cyane kuko hari ibibuga bitegurirwamo imirwano kandi bigeraho n'ibikoresho bya FARDC na Wazalendo. Bakaba rero bavuga yuko Byamungu ageze n'ibice nta kintu kimujyanye n'umuntu uvuka mwabira bice bya Sud Kivu kugira ngo ajye gutegura urugamba rwo gufata ibyo bice. Yes, Vice niba rero nta zindi update watugezaho twakurekura. Hari andi makuru turi kubona ariko tutari twabona yo makwigana kumva icyo ibivugaho yerekeranye n'uko bari kuyishinga ubwicanyi butandukanye bwagiye bukorwa muri Nord Kivu. Bakavuga bati abantu benshi bagiye bafatwa
muri kuvurutse harimo abapfuye ariko yo 23 nta kirabivugaho ariko mu bihe bitandukanye yagiye igaragaza ko abakora izi ntonda ari abo bagamije gusebya AFDM 23 bahawe ruswa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Turacyategereje rero turebe niba koko hari turibuze hari ikiraza gutangaza. Ikindi nanone nabonye ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakunze kugarukaho ni ibyerekeranye n'uko ngo Tshisekedi yasabye u Rwanda gukura ingabo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bayobozi ngo ko basabye Kagame n'ubutegetsi bwo kubona ibinyamakuru by'ubukungu babyanditse ngo kurikira gutegekera AFDM 23 bakavuga yuko ibyo byose ari byo Tshisekedi yagiye akoresha nk'icyo kugira ngo bigaragaze neza yuko ikinyamakuru cyegamiye ku butegetsi cyitwa Habitualité byanditse ko abanyepolitiki batavuga rumwe bagaragaje ko ari uburyo kugira ngo abereke ko abakunze kandi akunze amahoro kandi ari gutegura intambara mu bice bitandukanye. Ikindi biravuga yuko nyine za Kamituga abantu babiri bapfuye harimo umupolisi umwe n'umusirikare umwe ndetse hakaba hari n'abacivili bagera muri 5 bakomeretse mu gihe FARDC byahanganaga mu gace bita Shikito. Ibyo nabyo rero bikaba bikomeje gutera ibibazo mu bice bitandukanye bya Tabunda nk'uko abaturage babivuze. Ikindi ni uko bivuga yuko Kinshasa hari ahantu amazu menshi yagiye agera ku 9 mu bice bitandukanye bya Kinshasa ngo bitwika n'umuriro batagiye bamenya aho waturutse n'uko byatangajwe. Bagarutse za Rugero naho ibinyamakuru byo muri Kongo bikavuga yuko hari abaturage bagera muri 5 b'abasivile bafashwe bugwate n'umutwe wa ADF, abandi 3 bagapfa mu gace bita Bapakombe. Ibyo byose ni amakuru menshi mu bice bitandukanye urebye n'ibyagiye byandikwa n'ibinyamakuru bya leta cyane cyane ubona ari ibintu bigayitse kuko hari nabonye batinda AFDM 23 kugira uruhare mu bugizi bwa nabi bukorwa n'urukiko nyine nk'uko mu kanya nabigarutseho n'ibindi byinshi ariko ukabona hari aho bigeraho ukabona biranabindira kuko bivuga ibintu AFDM 23 utabona ko yakora. ubwo nyine turaza gukomeza kugenda tureba uko biri buze kugenda. Vise ubwo rero niba nta yandi makuru ariko se Igoma na Bukavu bimeze bite Vise? Yuko Igoma na Bukavu twatugeze ku gihembo cya Prix Nobel cyahawe umunyazemezera wita Maria Corina Machado. Ni umunyapolitiki utabwa n'ubutegetsi bwa Venezuela. Niba watsindiye igihembo cy'amahoro urabizi ko watsindiye igihembo cy'amahoro nyine aba ari umuntu ukunzwe kubera ibikorwa yakoze runaka yagihawe. Rero ejo bivuga yuko kubera ko ari impirimbanyi yaharaniye demokarasi mu gihugu cya Venezuela akaba agitwaye Trump rero wari waruzi ko yahagarika intambara imaze imyaka n'imyaka muri demokarasi ya Kongo kandi yagize uruhare mu guhuza Israel ndetse na Palestina cyane cyane mu kwa Hamas. Urabizi ko turavuga yuko gishaka kiriya gihembo Tshisekedi namusezeranya kuzamutora ngo abe yagihabwa. Ntabwo yakibonye rero ubu ndamenye icyo aratangaza kuko sindabona hari icyo avuga ku mbuga nkoranyambaga z'uko Trump akunda kubikora. Bitegereje kuza kuri bitari butangaza rumajije iby'umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Umujyi wa Bukavu abaturage babazindutse muri Sarongo ndetse n'umujyi wa Goma. Nyuma ya Sarongo bakora umuganda ndetse bakora inama yo kuganira uburyo bazajya bakora umuganda cyane cyane mu bice AFDM 23 igenzura. Bavuga yuko umuganda n'abakozi bituma bagira ubumwe n'ubwiyunge nk'uko bamwe mu bayobozi ba AFDM 23 bagiye babitangaza. Yes, urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye. Yes, Vincent rero twari turi kugenda rwose tureba cyangwa se atugezo update yabashe kuba ategura. Murumva rero ko amakuru yacu yari menshi cyane ariko nyine akaryoshye burya ntago gahora mutama. Niyo mpamvu rero ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu tuba tuyahiniye ahangaha. Birumvikana rero birashoboka kuba usanzwe udukurikira utarafyonda kuri subscribe fyondaho cyangwa se kandaho
kugira ngo nawe uko dushizo ikiganiro uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru ikihagera kuri mwe no mutabikoze n'iby'agaciro mu bikore rwose nonaha hanyuma rero kandi kuba bikoze mwibuke gukanda kuri like ndetse munasharinge ikiganiro kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro wacu umuyoboro wanyu turabakunda cyane ciao